ubwo hibukwagaho urubyiruko rwazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu karere ka Ngororero. Urubyiruko rw'aka karere rwagiranye igihango n'abanyarwanda bose ndetse n'igihugu muri rusange mu rwego rwo gufata iya mbere mu gukumira ibyabaye mu mwaka wa 1994 kugira ngo bitazasubira ukundi. Bamwe mu rubyiruko basinye kugirana igihango n'abanyarwanda batangaje ko biyemeje gufatanya n'abanyarwanda guharanira amahoro, gushishikariza abagenzi bakoreka ingengabitekerezo ya jenoside ndetse bagaharanira iterambere ry'igihugu. Impamvu nyamukuru itumye sinya nanjye kiriya gihango nuko ndumwe mu baharanira kusa ikivi cy'abavandimwe bacu twabuze muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, maranira ko nanemeza ko ngomba gukorera igihugu kandi nzakirinda kugira ngo amateka twanyuzemo tutazasubira mu kundi. Nkanjye nk'urubyiruko ninjye uzafasha igihugu cyanjye mu kucyubaka, kandi uko tuzi amateka tuziko urubyiruko ari rwo rwagize uruhare rwinshi mu gusenya igihugu. Ariko nkanjye nasinye igihango niyemeza kuzabana na bagenzi banjye neza, nkafasha igihugu cyanjye mu kugiteza imbere kandi ndwanya jenoside. Josephine Nyiranzeyimana, umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, wari waje kwifatanya n'urubyiruko rwa Ngororero kwibuka abagenzi bo basaga 500 bishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hose. Yabasabye ko birinda ingengabitekerezo yo kwishyiga, ariko kandi anabasaba kwandika amateka y'ibyabaye mu Rwanda kugira ngo barwanye icyasubiza u Rwanda mu icuraburindi. Urubyiruko kandi rurasabwa kwandika amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, rugaragaza ibyabaye haba mu nyandiko, mu mashusho, mu majwi no mu rwego rwo guharanira ko ibyabaye bitazongera kandi bitakwibagirana. Mu muco nyarwanda igihango cyari igikorwa gikomeye. Mu magambo y'ikinyarwanda gitomoye no guca kunda, uwatatiraga igihango yahuraga n'ibyago bikomeye cyane. Aha niho Depite Manirarora Anonce hashingira avuga ko baciye kunda n'igihugu bityo bakazafata iya mbere mu kurwanya ingengabitekerezo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iki gihango urubyiruko rusinye nonaha tugiha agaciro gakomeye. Ubundi bavuga ko utatiye igihango kiramukurikirana. Ni commitment bagiranye n'igihugu, ni commitment bagiranye n'abanyarwanda yo kwitandukanya n'ikibi no kurwanya ikibi no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo aho yabigaragarira hose. Noneho iyo ngengabitekerezo ntabwo ari hano mu Rwanda kuyirwanya, ni ukuvuga ngo aho yabigaragarira ku isi y'abazima niko twavuga. Akarere ka Ngororero ni kamwe mu turere tugize intara y'Uburengerazuba, kakaba kagizwe n'inzibutso 7 zikingwemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi isaga 52,000. Kakaba karavutsemo baruharwa muri jenoside yakorewe abatutsi nka Dr. Leo Mugesera ndetse na Mudacumura. Ni umuhango wo kwibuka urubyiruko rwazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 wabereye mu karere ka Ngororero, aho rwibuka urubyiruko rusaga 500 rwapfuye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Urubyiruko rwo mu karere ka Ngororero rukaba rwafashe ya mbere mu kugirana igihango n'abanyarwanda bose mu rwego rwo kurwanya ndetse no kwamagana abapfobye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Biziyeri Mitasiye, Clouds TV.